neruye nshima umwami wanjye umukunzi wanjye wankunze kera mushime cyane niwe wandemye abameze ukunda mu kubaho kwanjye navutse neza mfite n'amaso areba neza ariko Imana yemera ko bihinduka nkayabura ariko Yesu umwe yaduhanye urukundo rwe rurengeye. Njyewe rero nitwa Ndayisaba Epimake, ndagira ngo mbasangize ku mibereho njye nabayemo, amavuka yanjye, amabyiruka yanjye naho ngeze ubu. Ibyo byose numva hari abo byafasha mu buzima, hari abo byagira icyo bimarira, hari inama zimwe na zimwe, hari ibitekerezo bimwe na bimwe byagenda bihinduka mu buzima bwabo, hari imyumvire igiye itandukanye nayo ishobora guhinduka bigendanye n'uko umuntu yarasanzwe atekereza mbere y'uko yumva ubu buhamya ngiye kubaha. Kiro y'abagusanga ubuhungiro bw'abanyabyaha, mutabazi ukuri uri mudatenguha, ni wowe uzi byose twifuza kuruta uko tubibona, uturongera ibidukwiye bidufitiye umumaro, uri inshuti magara indutira amagana, ufite urukundo rwinshi ukagira impuhwe z'igisagirane, ndiruka cyane ndasiganwa usiga imyambi y'umubisha, wangeri wawe ari umutuzo ngo mbone amahoro iturize, hafi yawe hari amahoro, nagusabye nyagurira imbago, hafi yawe hari umutuzo, mukiza we nyagurira imbago, hafi yawe hari amahoro, nagusabye nyagurira imbago, hafi yawe hari umutuzo, mukiza we nyagurira imbago. Umuntu aravuka akabaho muri izi duhura na byinshi cyane bitandukanye, ari byiza ari n'ibibi, byose tubinyuramo. Kandi burya nk'ibisanzwe iyo umuntu avutse ntabwo aba azi ubuzima bwe azabamo uko buzaba bumeze, ahubwo yibona uko ubuzima bwe nyine bwagenewe kuzamera, buba bubi buba bwiza, wagenda yibona gutyo. Ntabwo aba azi ngo mu myaka ingahe iri imbere bizagenda uku cyangwa bizagenda kuriya, ariko uko imyaka igenda ihita ibyo byose duhura nabyo, ibyo byiza cyangwa se byaba bibi tugenda tubibamo, kandi n'Imana ikadushoboza kubibamo uko bikwiriye, kuko burya Imana nta cyitungura, tubaho muri ubwo buzima nyine, kandi tukabasha kubamo, umuntu akabamo kugeza igihe imyaka Imana yamugeneye kuzabaho ikarangira, ibi bigahita ibindi bikaza. Rero iyo umuntu avutse muri bya byinshi ahoramo nabyo, hari ibimunanira no kwakira, ibindi se akanabishobora, cyangwa se nubwo atanabishobora ariko akabona nta kundi yabigenza, akavuga ati tugomba kubana nabyo, ariko nabo binanira bakaniyahura, ubuzima bwabo bukarangira gutyo. Ibyo byose bibaho kandi hirya no hino turabizi, turabyumva uko ibihe bigenda bikurikirana, dore ko n'isi tubamo burya nayo ntabwo iba yoroshye, yagoye benshi. Njyewe navutse mu mwaka w'1986, mvuka ari mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere
mvuka mu muryango w'abana 10, njyewe nkaba ndi uwa gatandatu. Aho navukiye ni mu karere ka Nyabihu, mu murenge witwa Mukamira. Aho navukiye mvuka mu mibereho itari myiza cyane ariko itari na mibi. Ubwo nari umwana usanzwe, nari umwana uzi ubwenge cyane ariko ku buryo nuko ngana uku nguku njya mbitekereza nkibuka uko nari meze icyo gihe, rwose nkibuka cyane yuko nari nzi ubwenge cyane. Nabayeho rero ndurunganwa n'abandi bana mu muryango nk'abandi bana, mfite ababyeyi, mfite abavandimwe, bantuma kuvoma. Nari ntangiye nyine kugira ubushobozi bwo kujya kuvoma, kwa kundi nyine mu cyaro utwana duto badutuma kujya kuvoma ku mugezi hafi aho, bakantuma kurahura, bakantuma kuri butike ngo nijye kugura umunyu, isabune. Umwana mutoya wa wundi uba ukina n'abandi bana amabiye, bya bindi by'abana, dukina agapira, twirukankana, gusiganwa, kwihishanya bisanzwe nk'uko abana nyine bajya bakina bari urungano nk'ibisanzwe. Ariko ngeze imyaka hafi 6 nibwo nagiye kwiga, njya gutangira ishuri. Ubwo mu gihe nari maze iminsi mikeya ntangiye kwiga, ni nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, ubwo nibwo umunsi umwe hari kuwa 4 jeudi, ari nimugoroba, mu masaha ya nimugoroba, akavura kari kugwa kari gake ndabyibuka, hari nka saa 10 aho ngaho. Ndi kumwe n'abandi bo mu rugo, nahoze ndi muzima, nta muntu wantokoje, nta mwana wanteye ibuye mu jisho. Nabizi kubagana ry'abana, ariko nta bukubaganye bundi nari nakoze kumbe navuga yuko ari ikibazo kindi cyaba cyari cyabiteye. Ahubwo njye nagiye mbona kureba nkabona biri kwanga, nakanura amaso ngo ndebe, singira icyo mbona, abo nkabona ibintu by'ibihu biri mu maso byanyitambitse. Nuko mbaza abo twari turi kumwe mu rugo, ndababaza nti igiko ndi kureba bikanga, mwebwe aho biri gukunda? Cyakora barambwira bati twebwe turi kureba bigakunda. Bati se bigenze bite? Yewe ndimo ndareba nkabona nta kintu kimwe ndi kubona, abo nkabona ibintu by'ibihu gusa, kandi ubwo hari mu maso yombi nta kintu ndi kureba. Ngo niba baratekereje ariko natokowe, baraza bakarebamo, bakareba muri rimwe, bakareba muri rindi ngo barebe ko natokowe, ariko birangaye by'ubusa. Nuko bahamagara umusaza twari duturanye, wavuraga amaso bya bindi bya Kinyarwanda, ngo aza ndebere mu jisho niba nta kintu yabonamo cyaba cyateye kuba ntari kureba. Araza areba mu cyo, nawe ntiyagira icyo abona, ariko aravuga ati nibigira mu gitondo ariko bikimeza amaso agifatanye, muze kumuzanira mushyirire mu muti. Ubwo mu gitondo baranshorera, ntabwo hari kure, baranshorera baranjyana, umusaza nshyira mu muti, niya miti y'ibyatsi nyine, kwa kundi bavuga uti ibyatsi bagakamuriramo. Nuko ashyiramo, nejo ubundi ashyiramo, naho icyo yashyiramo, ariko biranga, amaso akomeza kuba afatanya. Ariko hari ubwo nabyukaga ndi kurebamo gakeya, ariko uko amasaha agenda yicuma bikagenda byongera bifatana, cyangwa se agashyiramo byari byafatanye nkarebaho gake, nyuma bikongera bikanga. Ubwo umusaza bimunaniye, baturangira kuri musaza none wo ku musozi wo hakurya, naho banjyanayo, naho twahivurije ngira ngo ni nk'icyumweru ahari, naho bikagenda kwa kundi, mbese birangira imiti y'ibyatsi itankijije. Ubwo bigira inama noneho, burya urabizi ni muri iyo myaka ya kera ubuvuzi ku Banyarwanda
bwari butarumvikana cyane mu matwi yabo, mu bwenge bwabo ubuvuzi bwa kizungu bwo mu bitaro. Barabanzaga bakagerageza ibyabo, babona byanze bakabona kujya kwa muganga wo mu bitaro. Ubwo banjyana mu bitaro, baransuzuma, bakampa imiti yo gushyiramo, ariko nabyo ntibigire icyo bitanga. Bamvana hamwe banjyana ahandi, banjyana ahandi. Mu by'ukuri twazengurutse amavuriro atari makeya. Ku munota wa nyuma hari abazungu, abanyaburayi bari baje, yari ekipe y'aba specialiste mu kuvura amaso, bari bavuye mu Bufaransa. Ubwo nibo bansuzumye, ni nabo batanze umwanzuro y'uko amaso yapfuye atazanakira, batahubwo ari ibishoboka no kumujyana kujya kwiga mu mashuri y'abantu batabona. Ubwo birangira uko nguko, hahita hatekerezwa uburyo ngomba kujya kwiga noneho muri ubwo buzima bwo kuba ntareba. Ariko noneho hagati aho ngaho, ubwo ijisho uko rwagendaga hashira iminsi, iri jisho rya hano ibumoso ryagendaga risa naho ryigira hino, risa n'irisohokamo, ariko rikirebamo gakeya. Ryari rikirebamo gakeya, umuntu ashobora kunyura imbere nkabona ko umuntu anyuze imbere, nkaba nabona rwose n'amabara yambaye, ariko nkaba ntavuga ngo ni kanaka. Nkabona gusa wenda nk'amabara y'imyenda yambaye, ariko ntamenya ngo ni kanaka. Nuko ubwo baranjyana i Gatagara, ariko naho mpageze, naho narahageze, nabwo babanza kugerageza, nabo bajya kumvuza i Butare, aho ku bitaro byo ku Kabutare, juste naho ngaho ku hôpital ku Kabutare. Hari naho abaganga bari bazi kuvura amaso, bakanayabaga rwose. Noneho baransuzuma, basanga rya jisho ry'ibumoso, yego nubwo rirebamo gakeya, wenda nabasha kureba urumuri, nabasha kumenya ngo kanaka yambaye ibi, duke tutagize icyo tumaze cyane, ariko ryaranandyaga. Noneho bakareba nyine akamaro rifite n'ububabare rinteza ntaho bihuriye, bahita bafata umwanzuro wo kubaga ijisho bakarikuramo. Nuko ijisho ry'ibumoso bararibaga, nsigara ari ijisho ry'iburyo, ariko naryo rirahenengera. Ubumva rimwe ryigiraga hino, irindi rigahenengera, byarabusanyaga. Ku bitaro bya Kabutare baramvura, ijisho numva ryarambabazaga, barivanyemo, asigara nyine ry'iburyo, ariko ryumva ryagendaga rihenengera. N'ubu ntabwo wareba ngo umenye ko ririmo, unarebye nta kintu wabona, ubona ko ari ahantu nyine hatari amaso, tout simplement nta cyakubwira ko ijisho ryaba ririmo. Ndagaruka nyine ubuzima butangira gutyo bw'ishuri, niga nyine nk'umuntu utabona, mpera nongera gutangira nyine kuko n'ubundi nta gihe cyari gishize ntangiye kwiga, mpera mu wa mbere. Abantu batareba rero biga bakoresha inyandiko yitwa Braille, yitiriwe umuntu witwaga Louis Braille wo mu gihugu cy'Ubufaransa. Yarwaye amaso nawe, ageze afite ngira ngo ni imyaka 3 niyo yarwaye amaso afite we, ngo abaho ngo ageze ku myaka 14 nibwo yavuze ati se nzabaho ntareba, ntabasha kwandika, ntabasha gusoma n'iki. Ubwo rero yigira inama yo gutangira kubihimba. Ni ibintu birebire, ariko ubwo iyo nyandiko niyo nizemo, baranyigisha guhera mu wa mbere. Ndatangira turiga amasomo byo nasanzwe nk'uko umwana wese atangira mu wa mbere yiga, bamwigisha inyuguti guhera ku ya mbere kuzageza no ku bihekane yiga bisanzwe. Karikiramu yo nisanzwe yo mu ishuri risanzwe. Cyokora wenda aho byari bitandukaniye, niga muri primaire twigaga turi abantu batabona gusa. Muri classe hagomba kuba harimo nibura abanyeshuri batarenze 5, kugira ngo umwarimu
yigishe abanyeshuri neza, abigishe neza, abone uburyo abakurikirana. Urumva bisaba kwigisha umwana umwe ukamuvaho ukamwigisha umuhagaze hejuru umukoza ku nyuguti akoraho, ukamwigisha uti iyi ni imeze gutya. Urumva twebwe dusomesha intoki, akagira gute akayikoraho akabyiga, ukajya no ku wundi gutyo. Urumva biragoye. Niyo mpamvu umwarimu yagomba kuba afite abanyeshuri bake abasha gukurikirana neza kugira ngo inyigisho itambuke neza. Ubwo turiga dukora kandi twiga neza bikunda neza. Aho ngaho twabaga dufite naho imikino twakinaga, niba dukina football tukagenda wumva aho umupira unyuze ukawutera n'undi akawumva akawutera, tukabirukankana. Niba mwanagongana mukaba mwanagongana nyine, ariko n'abakinnyi bareba nabo baranagongana, bahurira ku mupira kubera n'umuvuduko bakanagongana nabo. Natwe nuko natwe twakinaga nyine tukagongana duhuriye ku mupira nyine. Ibyo ni ibisanzwe. Numva bwari ubuzima busanzwe twiganye gutyo. Primaire irinda kurangira. Ubwo primaire yararangiye rero baravuga bati ubu mugiye kwiga, mugiye kuzakora ikizamini gisoza amashuri abanza, nimumara kugikora mukazajya muri segonderi ho muzigana n'abantu bareba. Nuko kuko urumva byari bihindutse, ariko ugatekereza ukibaza uburyo uzigana n'umuntu ureba, wowe utareba ukumva ni ikibazo. Ariko igihe cyarageze nyine bibimpamo, tujya muri segonderi. Tugeze muri segonderi twigana n'abantu bareba. Urumva nabo byarabatunguraga. Ubuzima bwari butandukanye na bwa bundi twigagamo muri primaire, kuko mu ishuri twabaga duhuye n'abantu batigeze bamenya ko umuntu utabona ashobora kwiga. Yabona wandika akumva nk'ibitangaza, akibaza uburyo wandika. Ibyo bintu byari bigoye cyane kubyumva. Noneho byo nuko byari binagoye, ariko noneho byo kurushaho muri primaire nibazwa gufata note. Mwarimu yaradusomeraga bya bindi bita dicte, akadusomera noneho tukandika muri nyandiko yacu hamwe n'amama dukoresha amamashini yabugenewe. Ariko muri segonderi ho suko byari bimeze, ahubwo umwarimu yarinjiraga akigisha bisanzwe, ukamutega amatwi. Igihe cyo kwandika cyagera akajya ku kibaho akandika. Igihe ari ku kibaho yandika hariya, nanjye aho nabaga nicaye hano mu ntebe, nabaga nicaranye n'umunyeshuri ureba. Noneho we akaba ari buze kuma service yo kunsomera, agasoma ibyo mwarimu ari kwandika hariya ku kibaho, noneho akabyandika hano mu ikaye ye, ariko ibyo ari kwandika akabyandika nabivuga. Noneho ngiye ngatega amatwi bya bindi ari kuvuga, akaba ari byo ngewe nandika. Ariko iyo service ntabwo byabaga ari ikiguzi, ntabwo byabaga ari ikiguzi, ntabwo byabaga nako ari itegeko. Ntabwo yagomba kubihanirwa igihe yabaga atabikoze, kuko nta tegeko ryabigenaga nyine. Ahubwo byabaga ari umutima w'ubwitange gusa, kugira ngo niba yumva bimurimo ampe iyo service amfashe ansomere, noneho ngiye nkurikira ibyo ari gusoma ngewe bari byo nandika. Ariko noneho nanone byasabwaga nanone ubushishozi no kuba umuntu akurikirana cyane akumva, kubera ko iyo umunyeshuri yagusomeraga cyane cyane, wenda ntange nk'urugero nko mu Gifaransa, agasoma Igifaransa, murabizi kiba gifite amaccent, bisaba kugisoma umuntu ari attentif kugira ngo wumve phrase uko igiye koko niba ari byo. Noneho rero abantu benshi burya ntabwo bajya bakunda kumenya gusoma Igifaransa. Rero byasabaga ko nanjye nkurikirana nkamenya ubwo phrase ayivuze niba ari byo koko, kugira ngo urumva ntakurikiranye akabisoma nabi, ahantu hari accent ntayivuge, cyangwa se akabivuga nk'ahari kandi idahari. Numva mu kwandika genzandika amafuti, urumva no mu gukora etude n'ubundi nziga birimo amafuti, n'ubundi bizantere gutsindwa. Niyo mpamvu byansabaga ko nanjye mba ndi maso ngakurikirana cyane, nkumva niba ibyo ndi kwandika kuko bifite umujyano, bigiye mu buryo bwabyo kuko ari sawa. Ubwo buzima bwari bugoye, ariko noneho hari ubwo wagiraga ingorane ukicara n'umunyeshuri, ariko wenda wa mutima nahoze mvuga we atawufite.
noneho umwarimu akinjira cyangwa se rimwe na rimwe anagufasha, ariko uwo munsi yumva nta mbaraga afite zo kugufasha, yumva kuko ari gakeya. None umwarimu igihe yinjiye mu ishuri atangiye akigisha, none mu gihe atangiye kwandika ku kibaho, nanjye nkitayarisha imashini yanjye nkayishyira hano hafi ku meza nk'umuntu witeguye gufata note, nkafata impapuro nkazishyiramo. Noneho wa munyeshuri winyishe iruhande kuko nyine wa mutima utamurimo kumfasha ngo nsomere bya bintu navuze, ubwo we akancunga ku jisho gake gake, akaba yanyonyombye akigendera. Ibyo bintu byagiye bimbaho. Noneho nakumva amaze kuba tayari, mu gihe ndi gushyashyana nyishyiramo impapuro mu mashini, narangiza nakora gutya ku ruhande ngo mubwire nti ndumva namaze kwitegura, watangira ukansomera, nkasanga umunyeshuri yagiye, nasigaye ndi jyenyine. Ubu urumva icyo gihe niba nabaga nsigaye ndi jyenyine, nta kintu nagombaga gukora, nagombaga gutuza nkiyicarira, nta kintu nakora. Icyakora umwarimu nawe yaba ari wa mwarimu uzi gukurikirana abanyeshuri, atembera mu ishuri areba niba abanyeshuri ibyo bari kwandika ari byo, niba nta wicariye gusa, wenda nanjye akazangeraho agasanga nyine nakuruwaje amaboko, ati bite kutandika, nta muntu mfite nsomera. Se wicara wenyine, yahoze hano sinzi iyo yagiye. Noneho niba umwarimu nawe uzi kwita ku banyeshuri, nawe nibura akagira inyigisho runaka abahereza, noneho nibura uwo mutima bakagenda bawugira, hakagira uboneka akaza akanyicarira iruhande akansomera nkandika. Ariko byanashoboka yuko nagombaga no kumubura, simubone, umunsi ugashira n'icyumweru kikaba cyashira. Urumva abanyeshuri ari ukuntu bagira note nyinshi, umwarimu akaza agatanga note, isaha igashira batazirangije, n'undi akaza agatanga izindi, gutyo abanyeshuri nabo zikababana nyinshi, ku buryo hari igihe rwose utagomba no kubona n'uwaza nibura ngo abone akanya kugufasha. Ubwo n'icyumweru kikaba cyashira nta runote na rumwe ufite, na bibiri bigashira nta runote urabona. Bigasaba ko icyo gihe byari bigoye nyine, uretse ko byagiye bihinduka nyine nyuma buhoro buhoro, ariko bigasaba gutereta umunyeshuri ati nyaboneka mfasha, nta note mfite, za note mwize gutya, za note mwafashe kare, za note wenda akaba yakwemerera akavuga ati urabanza ujye kungurira akantu muri kantine, urabanza ujye kungurira icyayi, hanyuma nanjye kugira ngo mbone imbaraga zo kugusomera akuka kaze. Noneho rero waba udafite ku mufuka, udafite nawe ukumeze, nyine ukabura uko ubigenza, nyine ukaruca ukarumira, ukavuga uti nta kundi. Ariko Imana muri byose yaradufashaga, nibura igihe wabaga utabonye umuntu ugusomera, ugatyaza ubwonko nawe ukavuga uti ibike mwarimu yavuze mu ishuri, ukabizingatiya neza, ukabishyira mu mutwe, ukavuga uti basi nibura ibi ngibi bizansunika kugeza igihe ibizamini bizaza. Ariko n'Imana ikagufasha, ikakuba hafi, ibizamini bakabitegura, abarimu bakabizana, tukabikora kandi nabwo tugatsinda. Si kuri urwo ruhande rero gusa, hari n'uruhande rw'ukuntu twabanaga mu madorotwari n'abandi banyeshuri. Njyewe ahantu nize ni ahantu hari mu kigo cyari hafi y'ikiyaga cyitwa Muhazi, ahantu hitwa kuri groupe scolaire ya Gahini mu karere ka Kayonza. Aho hantu iyo amazi yabaga yabuze mu kigo, kumwe amazi ajya abura mu kigo, byabaga ngombwa yuko tujya kuvoma ku kiyaga cya Muhazi. Ubwo tukaterura amadobo, amajerekani, icyo umuntu afite, tukamanuka ku gasozi tukagenda. Noneho wagerayo ukavuga uteka manze nitera utuzi mu mazi bisanzwe, ukajya mu mazi ukoga, ariko ukavuga utereka nzamukane n'andi mazi nzoga ejo mu gitondo ngiye kujya mu ishuri. Ugafata amazi, niba ari indobo se, niba ari jerekani, ukayizamukana wa musozi, ukanyerera, ukikubita hasi, indobo ikajanjagurika cyangwa se n'ijerekani ikameneka, ugasubira ukazana andi, wagira amahirwe ukayageza mu kigo, ukayatereka ahantu. Twakunda gutereka amazi munsi y'ibitanda, urumva nta bundi bubiko abanyeshuri baba bafite. Noneho mu gitondo bugacya ukavuga uti igihe cyo kujya muri dushe kirageze, ugaterura ya ndobo yawe ukajya muri dushe. Wagerayo mu gihe uri kwisuganya, uri kwiyambura esuwime, uyimanika ku gikuta hejuru, nyine nk'umuntu ugiye gutangira koga. Hafi aho ngaho urumva hari abantu batagira icyo bitaho, batagira amadobo, batagira bate, akaza akaba
yagucunze utabona mu gihe ukiri muri bya bindi, we akaba yagucunze gake gake akazanya nyomba indobo akayiterura, wajya gushaka indobo ngo ukarabe ugashakisha ugaheba cyangwa se indobo yaba atanayitwaye akagucunga mu gihe uri koga, agasabune wakarambitse aho ngaho iruhande rw'indobo uri koga, akagasabune kagakubita kakajyana. Mu gihe uri kwitera amazi ukajya gukabakaba ngo ushakishe isabune, ugakabakaba ugashakisha isabune ugaheba. Ubwo waba udafite hafi aho ngaho umuntu wakwiyambaza uri hafi aho ngaho nibura ngo agutize, ubwo ukitera amazi warangiza ugahanagura ugakenyera ugataha. Ubwo buzima twabayemo kandi ntabwo bwari bworoshye na gatoya, kandi nyine bibi burya nabyo bigezaho umuntu akabimenyera, nubwo bavuga ngo akabi ngo ntikamenyerwa, ariko bigeza ukavuga uti nta kundi kumva ko ari urugamba urimo. Ukagenda wagera muri dorotware, ugeze ku buriri uri gushaka amavuta ngo wisige, urimo urisiga, umuntu akaza akaguturuka ku ruhande cyangwa inyuma, mugira ukwisiga wajya ukongera ukabakama ngo ushake icupa ukarishaka ukaribura. Ubwo ukiyambaza abandi bantu baguha yo kwisiga, ariko nyine ayo ngayo aba yagiye. Ukareba valize ngo uvanemo uniforme wambare, mu gihe uri kwambara nk'ipantaro, ishati wayirambitse ku buriri, wajya gushaka ishati ngo wambare, ishati ukayibura, ugasanga yagiye. Igihe wicaye ku buriri uri guhanagura mu birenge, wasubiza ikirenge hasi ngo ukandagiye kuri silipa, ukumva ukandagiye hasi silipa bazitwaye. Urumva byari ubuzima bugoye cyane, ukababara, agahinda kakakwica, ukibaza byinshi, ugatekereza utese mana kuko ukivovota, ariko bigashira. Kandi niba bakwibye uniforme ntabwo agomba kujya mu ishuri ngo ugende ngo urata kuri mwarimu ngo urabona ngo banyibye ngo bancunze ngo kubera ko ntareba. Oya, ibyo ntacyo byabaga bimubwiye. Icy'ingenzi nka mwarimu ni ukukubona wambaye uniforme nk'abandi. Ubwo waba ubishoboye nyine babaga bakwibye uniforme, ngo nawe wacungaga abandi banyeshuri aho babaga bafuze ko urumva abanyeshuri bafura buri munsi nko muri cyane muri weekend, ukajya mu rwanikiro ugacunga umwenda nawe w'abandi, ukawuterura ukawutwara, ugacunga ko hano ku mufuka hariho akantu k'akainsinye, wakumva kariho nawe ukawutwara, ukazawambara ejo nawe nk'abandi ukajya mu ishuri. Ntabwo nubwo izo ngorane zose byari bimeze gutyo, ntabwo abantu buryo bose ari kimwe. Nk'ubwo hari igihe nawe nko kwisiga amavuta, wenda umupfundikizo ukancika ukagwa hasi, hakaza nk'umunyeshuri akawutera umugeri. Urabizi urugomo rw'abanyeshuri, akawutera umugeri ukajya nk'iriya hirya kure, ariko hakaza n'undi munyeshuri yabibonye gutyo, akabona ukuntu nyine ibyo bankoreye, akagenda akajya kuwushaka hirya iyo mu bitanda, akawunshakira akawunzanira. Urumva ko abantu bose ntabwo bameze kimwe, ntabwo bafite imitima itekereza kimwe. Ubwo buzima rero twabubayemo, tubamo byari bigoye, bitanoroshye na gatoya. Umunyeshuri n'urugomo rwabo, akaba yaza akagucunga uhagaze, akakujomba urutoki mu maso akirukanka. Urumva ntiwamwirukankaho, ntiwamenya niyanyuze, ntukwiruka. Niba washaka kumwirukankaho yagenda gukwepa, yenda anyura mu bitanda katakata, ntiwamenya ngo yanyuze, ntiwamenya ngo ni kanaka ubikoze. Habe byose urumva nyine byabaga bibabaza umutima, ariko ukavuga uti nta kundi ni ubuzima, ukemera ukabyakira ukabibamo, kuko ni urugamba rw'ubuzima. Ubwo buzima twabayemo bigoye gutyo, ariko nyine Imana nayo ikagenda ikomeza kutuba hafi mu buhoro buhoro. Nuko njya kwibona ngeze mu wa gatandatu, ubwo igihe kiragera, Imana ikora ibikomeye. Ubwo mu ishuri nigagamo twigaga turi abatabona bakeya, batagera ku 10, ariko abenshi abandi bararebaga bagera muri za 40 na gutyo. Ubwo igihe kiragera, amashuri agiye kurangira, nkatekereza uburyo ngiye kuzakora ikizamini cya diplome, nkatekereza imyaka yose nicaye mu ntebe y'ishuri, nkajya gupfukama ngasenga. Nagiraga ahantu najyaga kwiherera ngasenga, wa Mana we uramenye, imyaka yose nicaye ku ntebe y'ishuri, reba ibigeragezo byose twahuye nabyo, reba ubuzima byose ngatondagura, ariko byose nabivugaga burya Imana yumva, kandi ntabwo yigeze yirengagiza amasengesho nasenze muri ibyo bihe. Kandi aho hantu nakundaga kwiherera, kuko Imana yakoze ibikomeye.
twarakoze, Imana ibana natwe, turakora, ibizamini birarangira, amanota arasohoka, Imana ikora ibikomeye, nubwo ari bagenzi banjye batagize amahirwe nk'ayo wenda ngewe n'abandi bake twagize cyo gukomeza muri kaminuza, ariko Imana yagiye ikora ibikomeye, mboneka muri abo bantu bagiye kwiga muri kaminuza. Imana ibana nanjye, kandi ubwo wumve hari abatsinzwe batabona, ariko hari n'abatsinzwe kandi nabo bararebaga. Imana igaragaza yuko nyine umuntu buryo wese ni nk'undi, kandi kuba umuntu adafite amaso ntabwo bivuze ko adashobora kujya mu ishuri ngo yige, ahubwo araniga ndetse agakurikirana no kurinza n'abantu bareba bafite amaso bareba byose.